Ego ati padiri Kabaroko Tadibasi igihe mwajyaga mwivugisha ko isi n'ibirimo byose n'iby'abahutu muhame hamwe sha iyi isi yabikaragiyeho kandi turabafite. Dimbahasa agize neza kuvuga ibi ngibi. Iyi ni disikuru nyine imaze imyaka 30 ivugwa. Dimbaha iyi ni disikuru mwavugaga mu myaka 30 ishize. Kubanza iyi disikuru nayo igeze kwiherezo Dimbaha. Ndaje nkwereka abana b'abasore n'inkumi batangiye gutinyuka ku buryo bugaragara, bakigura mu bya politiki, ntibihugure gusa bakajya muri organisation. Ngo bakaba batangiye kwigura mu bya gisirikari. Cyera twari twemerewe no gukora igisirikari Dimbaha. Ntabwo twari twemerewe kuvuga ko dushobora no kwidefanda mu buryo bwa gisirikari nkuko n'abandi babigenza. None zigatuvuga ku mugaragaro. Uretse urareba abaraba bari kubigisha se Dimbaha kwinjire mu gisirikari wo. Handikisha muri AIPA uze mu ishami ry'aba ofisiye. Urebe uko mwigishwa n'abanyarwanda, mukigishwa n'abazungu, mukigishwa nabo mu karere babisobanukiwe, maze urebe Dimbaha uzongera umbwire bene utwo tudisikuru. Ngo nta gihe ndi buguhe, ntago ndi buguha amezi, sindi buguha umwaka, sindi buguha igihe kingana iki Dimbaha, ariko utwo disikuru wowe cyo mukundira no kuri inshuti yacu buri hano, nawe ukomeze ubikurikiranire hafi, uzareba muri iyi minsi ko bizaba bimeze. Ibyo kuvuga ngo I don't give a damn, ngo ntacyo bimbwiye, ngo ntacyo ngo mumaze muri bapumbafu, tuzabarasa ku manywa y'ahangu, rahira ko mu minsi mike bitarabihagaze. Reka twiyumvire uwo mu leader wa Dimbahasi uvuga ngo ntacyo bimubwiye, ngo ntacyo arokora, azarwana nkaho ntacyo akiza, ntacyo atabara. Banyumviye umuntu witwaga umukuru w'igihugu ko yarwana abantu bashaka bagashira, ko ntacyo arengera. Hanyuma nibirangira ndabatumira umwe muri abo basore n'inkumi biyemeje kugaragara bakatsinda ubwoba, azabaganirize. Ni mu kanya gato reka twumve I don't